Nongeye kubaha ikaze mwese bakunzi ba Emmy Media TV. By'umwihariko mwe mwamaze gukanda subscribe ndetse namwe mutarayikora ndabashishikariza kuyikora. Uyu munsi tugiye kuvuga ku nzozi abantu benshi bakunze kugira. Kurota uri mu ishuri uri kwiga cyangwa usubira mu ishuri rya kera. Izi nzozi zifite ubutumwa bukomeye cyane mu buzima bwawe bw'uyu munsi. Reka turusheho kubisobanukirwa. Mbahaye ikaze nge mugiye kubana ndi Emmanuel Uwihanganye. Igice cya mbere, kurota uri kwiga ni iki? Kurota uri kwiga cyangwa uri mu ishuri bishobora kuba ikimenyetso cy'uko ufite isomo rishya ukeneye kwiga mu buzima bwawe. Ubwonko bwawe buba bugusubiza mu mwanya wo kwiga kugira ngo bukwereke ko hari impinduka zihari. Bishobora kuvuga ko uri mu rugendo rwo kwiyubaka, kwihugura cyangwa gutegura ahazaza. Igice cya kabiri, kugaragaza amahitamo akomeye. Kurota uri kwiga cyangwa usubira ku ishuri ni inzozi zerekana ko ushobora kuba uri mu gihe cyo gufata imyanzuro. Twavugamo nk'umushinga mushya, guhindura ubuzima, akazi gashya cyangwa guhitamo inzira y'ubuzima. Ishuri mu nzozi rituma ubona ko ugomba kwitegura neza ibyo wifuza kugeraho. Igice cya gatatu, kurota usubiye ku ishuri rya kera. Ibi byaba bisobanuye iki? Nibyo wabyumvishe neza. Ibi byo birasanzwe. Hari abantu barota basubiye primary cyangwa segonderi bigagaho mu gihe cyashize. Ibimenyetso byabyo ngibi: hari isomo rya kera ubuzima bugusubiza. Aka kabiri, uri kongera gusubiramo ibintu bisa n'ibyo wakoze kera. Aka gatatu, ushaka gutangira bushya. Aka kane, hari inshingano zigutera igitutu cyangwa uhangayikishijwe n'ibizamini by'ubuzima. Igice cya kane, aha ni ubutumwa rusange. Mu ncamake rero, inzozi zo kwiga zivuga gukura, impinduka, ubushake ndetse n'ibindi byo kwiyungura ubumenyi no kwitegura ejo hazaza. Ishuri mu nzozi ritwereka ko hari ikintu gishya kigiye gutangira mu buzima bwawe. Murakoze cyane mwese twabanye kuri iyi video. Niba warigeze kurota uri kwiga, bitubwire muri comment. Kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe, like na share kugira ngo dukomeze kubagezaho ibisobanuro by'inzozi n'ibindi byinshi. Nge mwabanye muri iki kiganiro ndi Emmanuel Uwihanganye. Hasta la vista.